niyo dushaka nka pasiparume tugateramo aho ngaho reka ducomore pasiparume tugiye aho ngaho người mà nó từ già hả rồi
Ariko noneho ubajije icyo IBM yatugejejeho bake muri twe bakivuga, ariko twese turabizi ko bifite akamaro. Icyo rero ni igikorwa kimwe ntanzeho urugero, ariko hari ibindi bitandukanye. Si ubwa mbere rero mu bufatanye bwacu n'imikoranire n'akarere ka Kamonyi, kuko hari imishinga itandukanye ko itera inkunga binyuze mu miryango itegamiye kuri leta ikorera muri Kamonyi, aho navuga ijyanye n'uburezi, uvuga nka Semaul ikora cyane mu bijyanye n'ubuhinzi, aho twari turimo dukora umuganda. Hari abo twaganiriye bavuga Mushimba, nibuka ko hari ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi byatewe inkunga. Ni byinshi rero bitandukanye. Munyemerere hari nsa n'ugana kuguhinira ijambo ryanjye ahangaha, ariko sindi busoze nasomye ubutumwa bw'umuyobozi mukuru muri Korea mu mahugurwa. Bakaba barateguye iki gikorwa ku bufatanye n'ibitaro by'ivuriro ibitaro bya Remera Rukoma. Ni kimwe mu bikorwa bitandukanye bakorana n'inzego z'ibanze n'abaturage kugira ngo umuturage wacu koko afite ubuzima buzira umuze. Hateguye igikorwa nk'iki, hari uvugaho byinshi. Wenda nibuze gusaba uhagarariye Kora kugira ngo nsange hano aze kugira umuryango w'abanyarwanda bize muri Korea ku nkunga ya Koika. Bakomeje kubavuga, ariko ndagira ngo mbasabe abo twazanye bari muri uwo muryango bahagurukiye banze basuhuze, hanyuma dukomeze. Murakoze cyane. Numvishije hano mufite ikivugo cyiza, ariko ndagira ngo gatoya nk'umunota umwe nanjye mbigishe ikivugo cyaho natorejwe. Natorejwe mu isibo yitwa Ubwitange, barimo namwe mwayitorejwemo. Ndagira ngo mbabwire iki kivugo twari dufite. Cyaravuga ngo ubwitange, tukavuga ngo aho tuzitangira igihugu tugikorera dufatanije twese hamwe, aho imvugo ibingiro. Twagisubiranamo nticyoroshye, ntimwagifashe. Reka mvuge dusubiremo, turahita twihuta turangize. Ubwitange, tuzitangira igihugu, turasubiramo, tuzitangira igihugu tugikorera dufatanije twese hamwe, aho imvugo ibingiro. Ni muri urwo rwego rero rwo kwitangira igihugu no kugikorera dufatanije nk'umuryango w'abanyarwanda bize muri Korea. Mu bikorwa gahunda nyinshi tugira, harimo gahunda yo gusubiza sosiyete yacu ibyo igihugu cyaduhaye. Ubwo nibwo bitangiye rero twagaragaje uyu munsi, kandi tuzakomeza no kugaragaza mu bikorwa nk'ibingibi bitandukanye byo twita community outreach. Ntago ari ibingibi gusa dukora, tujya no mu tundi turere. Aha niho twaje uyu munsi, tunabashimire cyane kuko mwatwakiriye. Hanyuma ku bijyanye n'ibyo murimo kubona hariya bijyanye no gupima, simbigarukaho cyane, babivuzeho, ariko nabyo ni bimwe mu byo dukora, kuko aba bantu bagiye kwiga muri Korea ku nkunga ya Koika, igihugu kibohereje, bakuyeyo ubumenyi butandukanye burimo no gusigasira ubuzima. Rero ibyo twakuye hariya turimo turabifashisha community yacu. Murakoze cyane. Reka rero nsubize ijambo umuyobozi wa Koika akomeze na gahunda zateguwe. Murakoze. Gendere kwimakaza ubuzima buzira umuze, kubungabunga ubuzima bwacu, turabisiga kugira ngo bikomeze gufasha abanyarwanda. Munyemerere nsaba ubuyobozi bw'akarere ndetse nsabe abagize wa muryango Kora bansange hano tubashyikirize iyo mpano, nabo bazayigeza igomba kugera. Murakoze.
indashyikirwa. Ntabwo ngiye gufata umwanya munini, ahubwo dufite ubutumwa bukuru bw'umushyitsi mukuru, ariko nagira ngo uyu mwanya nshime cyane. Turashima Sena y'u Rwanda yatekereje ko uyu munsi twakwakira intumwa ikatuganiriza, ikaza kuduha ubutumwa bukuru bw'uyu munsi. Nagira ngo muhize amashyi nabwo dushimire Sena y'u Rwanda. Ibi ni ubudasa, ni imikorere myiza, ni icyerekezo cyiza, ni gahunda nziza ituma koko cya cyerekezo cy'igihugu cyacu kijyanye n'umuturage ku isonga bigaragarira kuri ibi ngibi. Kuba abayobozi bakuru tubatora nk'abaturage bakagenda bakaduhagararira, ariko bakazatekereza ko bakwiye kugaruka kugira ngo twongere tuganire. Nshimire kandi umufatanyabikorwa Koyika, dukorana byinshi bitandukanye, turabashimira cyane. Turashimira kandi umuryango w'abanyeshuri bize muri Korea ko mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi mu gikorwa cy'umuganda nk'iki ngiki. Tubashimira nuko mwitwaye mu kuza kubana natwe, mwaje kugira ngo abaturage bacu babashe kugerwaho na ziriya serivisi zitandukanye. Ibi rero ni umusaruro mwiza kandi tubihaye agaciro. Turabashimiye cyane. Mudushimire umuyobozi mukuru wa Koyika ubufatanye n'imbaraga zikoreshwa by'umwihariko hano iwacu mu karere ka Kamonyi. Dufite mu by'ukuri umusanzu ugaragara wa Koyika mu bikorwa bitandukanye. Turabashimira rero kandi mudushimirire n'ubutumwa yatugejejeho, twabubonye kandi turamushimiye cyane. Muhize amashyi tumushimire, tubashimire n'amaze kwifatanya natwe. Nagira ngo nyakubahwa senateri bashimire cyane ko mwaje kwifatanya natwe, kandi ngo no kubaha umwanya kugira ngo muganirize abasamigo bari hano. Ndabasaba ko twangiza amashyi tukabakira tubishimiye. Murakoze cyane. Arakoze cyane umuyobozi w'akarere. Mu izina rya Sena y'u Rwanda, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ndabaramukije mwese muri aho. Perezida wa Sena yambwiye rwose ngo muramutse cyane, ababwira ko mu rwego rwo gushyira umuturage ku isonga, Sena nayo nk'umwe mu mitwe ibigize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yifatanya na guverinoma n'inzego bwite za leta kugira ngo dukomeze kwegera abaturage, tubagezeho ibyiza by'igihugu ari ibihari n'iby'igihugu giteganya, ndetse dufatanye no kureba ibikenewe, imbogamizi dufite imbere yacu dushobora gufatanya gukuraho kugira ngo tugane hahandi heza igihugu cyacu kitajya gitezuka kugana. Mu gutangira rero icyo tuganira, uyu munsi ni umunsi w'umuganda, ariko ni umunsi w'umuganda wegeranye n'icyumweru cyo gutangira kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 31. Ibyo rero bifite icyo bivuga abantu aho bahuriye. Ikinyarwanda kiravuga ngo amatungo yuzuza ubwatsi, abantu bakuza abandi. Icyo bisobanuye ni uko twisuzuma tukamenya aho tuvuye, tukamenya aho turi, tukamenya n'aho tugana, ndetse tujyana n'uko isi iteye, n'uko imibereho y'isi turimo, kuko ntabwo turi mu kirwa. Ubuzima dufite tubufatanyije n'abandi batuye isi. Nizere ko ruriya rubyiruko bariya barumuna bacu bari hakurya ko batwumva neza. Nibyo rubyiruko, ubanza murimo kwiganirira mutarimo gukurikira ubutumwa buri aha ngaha, kandi ni mwebwe bureba, ni mwebwe Rwanda rw'ejo, ni mwebwe dutezeho amaboko agomba kudukorera mu ngata. Ejo aho duhagaze namwe mukazaba muhahagaze mukora ibyiza cyangwa se ibikomeye kuruta ibyo twebwe bakuru banyu n'abababyara turimo gukora.
rero mudutega amatwi iminota isigaye ni mikeya tuze gusoreza hamwe twajyanye mu njyana imwe. Uyu munsi rero mu Rwanda ndashaka kwibutsa iki kintu. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Sinzi niba twese tubumva kimwe. Usobanuye yuko hari igihe uba ufite ibyiza bigukikije biri iwawe cyangwa biri aho utuye, ntubihe agaciro ngo bibyaze umusaruro, ujye ufata umwanya wo kubitekerezaho, utekerezaho ibyo byiza byavuye n'imbaraga zashyizweho kugira ngo biboneke, nawe utange umusanzu wawe wo kubibungabunga, bitange umusingi cyangwa se fondasiyo yo kubakiraho uyu munsi n'ejo hazaza. Muri ibyo byiza rero dufite dusabwa kwibuka ngo tunabyubakireho, dufitemo umutekano ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwacu buduha, ndetse tudaciye no ku ruhande. Mbere na mbere dukunda kuvuga ku mvugo ya buri wese ku maradiyo, aho abantu bahuriye bateranye ari benshi, tuvuga ngo dufite umuyobozi w'ikirenga, umuyobozi w'igihugu w'icyitegererezo mu Rwanda, ndetse atari no mu Rwanda gusa, ndetse no ku mahanga. Ariko hari igihe imvugo iyo itagiye mu ngiro nk'uko byavugwaga muri cya kivugo cya wa mugenzi wacu watubwiraga isibo yatorejwemo, iyo imvugo itabaye ingiro hari igihe ibintu birangirira mu magambo. Uyu munsi nagira ngo wa mugani nk'uko nari maze kuwusubiramo ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera, turagira ngo mu izina rya Sena Abanyarwanda bose dufatanye kuzirikana ubwitange, ibyiza, umutima mwiza umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame adahwema kutugaragariza, byaba mu mateka, byaba uyu munsi turiho, ndetse n'iyo urebye aho ijisho rye rigana cyangwa riganisha nk'umukuru w'igihugu, usanga umuturage tuvuga ko akwiriye gushyirwa ku isonga, ahubwo no ku isonga azaharenga. Icyo rero kugitekerezaho birimo impamvu nyinshi. Kumenya ko ikirezi twambaye kera ni ukuzirikana yuko iyi si tubamo hari abaturage benshi. Abantu kubona amakuru byaroroshye, abantu twumva amaradiyo, tureba amateleviziyo, abantu bari kuri za murandasi, barakurikirana ibibera hirya no hino. Ngira ngo ni amakuru ntihariye yo kuba ku isi muzi umubare munini w'abaturage bahangayitse, bivumbagatanya, bamwe bafata intwaro bakajya kurwana, bakiyahura, bakabigenza gute, bahangayikishijwe n'ubuyobozi bukuru bw'ibihugu byabo butajyana mu njyana y'ibyo abaturage bifuza. Ntibaryama ntibasinzira. Bamwe bahunze ibihugu byabo bari mu nkambi hirya no hino, abandi barafunzwe bazira ubusa akarengane, abandi bararenganywa bakamburwa ibyabo, icyo wakoreye ugahura n'umuntu mu nzira utaha ati mpereza. Hano ibyo bintu twarabyibagiwe, byabaye amateka. Ese tujya dusubira inyuma ngo dutekereze mu mitwe yacu, twibaze ngo ibyo bintu byibagiranye bite muri iki gihugu cyacu? Nubitekereza ujye ugaruka ku izina rya Paul Kagame, ugaruke ku bafatanyabikorwa, abayobozi bakuru b'igihugu bafatanyije nawe kuyobora igihugu neza, ingabo z'igihugu ziducungira umutekano n'izindi nzego zikorana n'umutekano muri rusange. Wumve ngo nawe ufite umuhigo cyangwa se ufite umusanzu wawe wishyuzwa wo kugira ngo usigasire ibyo bintu, kuko ntabwo umukuru w'igihugu cyacu azakora wenyine. Ingabo zacu zishinzwe umutekano ntabwo zizarara zicunze umutekano wo ku gasozi ngo wowe urare urwana n'umugore wawe, wowe urare ushyize ku nkeke abana n'abavandimwe muri kumwe mu nzu yanyu, kuko nk'uko mubizi nta mupolisi tuzabona kuri buri rugo rwa buri muntu. Niba rero wowe uri mu nzu ukaba uzi ko ari wowe nyirabayazana w'umutekano muke uhari, ukaba uzi yuko wagiye guhaha, wavayo icyo waronse nk'umugabo cyangwa nk'umugore wagiye guhahira urugo ukagitsinda mu kabari, abana bakarara batariye,
ejo n'umurimo bagombaga gukora bakawunanirwa bakabirukana mu mashuri, minerivare yabuze. Zirikana yuko urimo gutenguha umukuru w'igihugu wadukijije bya bindi byose nababwiye abantu ku isi muhora mwumva ku maradiyo n'ibindi bitangazamakuru byose bahangayikiye, bikageza n'aho batoroka ibihugu byabo bakajya gushaka ubuhungiro mu mahanga. We wabikuzaniye, niba urimo gukora ibyo mu rugo rwawe, zirikana yuko urimo kumutererana, zirikana yuko urimo kumutaba mu nama, ukaba urimo kumuharira umuzigo atazabasha kwikorera wenyine, kuko niba urimo bigenza utyo, wenda uyu munsi byakunze, ariko bari bubwo ejo bizanga kubera yuko umusanzu wawe utabonetse. Rero ndagira ngo twese dushyize hamwe twumve yuko nimurebe namwe ahantu duhagaze n'aho twicaye, murebe isuku iri aha hantu. Ese nimubonye iminota dukoresha, nitwagutse twese turi kumwe, ibyari bihari nubwo hari abari batangiye kuhakorera isuku, ariko byari bitari byagera ku musozo. Ariko murebe ya mvugo y'ikivugo cy'Abanyakamonyi ivuga ngo ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Murebe bana bishe umwe, iminota mike tumaze hano, murebe isuku imaze kuhagaragara. Ese ibingibi byongeye bikongera ejo, murabona byabyara iki? Ni ukuva mu bwiza tugana mu bundi. Rero ndabahamagarira mu izina rya Sena y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo ibane n'abaturage mu buzima bwa buri munsi, ko dukwiriye twese niyonka kujya mu bitugu bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukamutera ingabo mu bitugu. Ibyiza yakoreye u Rwanda, ibyo arimo kuwukorera n'ibyo ari kwifuriza, twese tugatanga umusanzu wacu kugira ngo atazacika intege cyangwa se imbaraga ze zitazaba nkeya, bikagaragara ko ahifuzwa atariho tugana, kandi ari twebwe twabiteye, ko twagize kwiganda, ko tutagize kwitabira. Rwose iryo shaka turigire mu mutwe wacu, hanyuma ariko tugaruke no ku bumwe n'ubwiyunge. Mu kanya umuyobozi w'akarere yari arimo avuga ko tugiye kugana ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane, aho tuzagira umunsi w'ubudaheranwa. Sinzi neza niba twese twumva ubudaheranwa icyo ari cyo, kugira ngo bijye bitubera impamvu yo kwitabira, ariko tuzi n'ibyo tujyamo ibyo ari byo. Uvuga uti icyo ngiye gukora uyu munsi ndabona kirimo cyubaka imyaka 2 y'ejo hazaza. Nitubikora turi 20, ubwo imyaka 2 n'ibikubwira 20 40. Bityo gutegura igenamigambi y'ejo hazaza rinoge bivuye mu mbaraga zacu. Ubudaheranwa kugira ngo bwumvikane neza, ni ukongeraho amagambo 2 yunganirana, ni ukudaheranwa n'agahinda, ni ukudaheranwa n'amateka. Amateka y'u Rwanda yabaye mabi, arimo amacakubiri. Ntabwo mvuze ko amateka y'u Rwanda yose yabaye mabi, ariko turagaruka ku mabi kugira ngo tuyazirikane, tumenye ibibi byayo, tuyirinde, ndetse bitwubakire ejo hazaza tutongeye kugwa mu moshya nk'ayo twagiye tubona cyangwa twumvise mu gihe cyashize. Ari naho mpamagarira urubyiruko kugira ngo rwumve, kuko baba babyumva babisoma mu bitabo, baba bumva babibwirwa, ntibaba barabibonye, ntibaba barabibayemo. Ikinyarwanda kiravuga ngo inkuru mbarirano iratuba. Ariko kandi kubera ko abantu bunganirana, ikivuzwe n'umwe kikavugwa na babiri, kikavugwa na batatu, gitandukanye n'icyo wongoreye n'umuntu umwe nimugoroba mutaramiye mu rugo, yaba ari umuvandimwe wawe, yaba ari so, yaba ari ine. Kuko muri igihugu cyacu twabonyemo yuko hari n'ababyeyi babaye gito, bakatubera ikigusha ku rubyiruko rw'abana b'Abanyarwanda, bagakurana umutima mubi, bikarangira bakoze amabi kandi bitari bikwiriye ku munyarwanda wihesha agaciro. Iyo twahuriye aha rero, biragoye yuko wasanga muri ibi byiza igihugu cyacu na politiki nziza dufite tugenderaho, ko wabona umuntu wafashe indangururamajwi azana no kugira ngo ayobye abantu, ababwire ibintu bibaganisha mu macakubiri, ababwire ibintu bibaca intege, ababwire ibintu by'inzangano, ababwire ibintu ntabwo bishoboka ahangaha. Uyu ni umwanya urubyiruko ruba rukwiriye gufata rukarubyazamo amakuru y'impamo akwiriye kuvuguruza ibihuha cyangwa se ibidafatika bagenda bumvirana, ariko nabyita ko ari amakuru mabi cyangwa se adakwiye baba bahabwa, bakananirwa kuvangura ikibi n'icyiza kubera yuko badafite ibihamya. Uyu munsi rero twaje ahangaha duhereye kuri ubwo bumwe n'ubudaheranwa, turagira ngo wowe rubyiruko, wowe muturage, ujye uzirikana yuko
dushaka kugira ngo dufatikanye abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gahinda barimo n'ingaruka z'imibereho mibi baterwa no kuba barabuze ababo bakabura n'ibyabo. Wowe wacitse ku icumu ukaba ufite uko ubayeho, wowe utarahigwaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 94 ukaba waramaze gusobanukirwa n'icyumwe n'ubwiyunge buvuze, ukaba waramaze kumva icyo ubudaheranwa busobanuye. N'icyumweru ni iminsi 100 yo gusubiza umutima impembero, ukumva ko uruhare rwawe rukeneye kugira ngo wa muntu umuvane mu gahinda, wa muntu umuvane mu bwihebe, wa muntu umuvane mu rwikekwe rwo kumva ko utari mugenzi we, ahubwo umwereka ko nawe hari icyo wakora, mukajyanirana mu ruhando rwo kwiteza imbere no kuzamura igihugu cyacu. Icyo gihe nitubikora tuzaba tugiye mu budaheranwa. Nizere ko byumvikanye neza. Hanyuma rero turagana no mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ingengabitekerezo ya jenoside yabaye akarande kugeza ubwo n'ubu ngubu tuvugana nyuma y'imyaka 31 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe. Tugikomeza kumva mu binyamakuru bitandukanye imvugo mbi zihembera, ibikorwa bitesha agaciro abayirokotse n'abandi batifatanyije n'abayihembera. Ibyo bintu biratiza umurindi umwanzi. Ngira ngo mumaze gusobanukirwa neza ko umwanzi dufite atari abari mu gihugu gusa, ahubwo n'abanyamahanga. Iyo twateranye umugongo, iyo twateranye amagambo, iyo bwa bumwe bwacu arizo mbaraga zacu bwacitsemo kabiri, tuba tubahaye icyuho bakabona aho binjirira kugira ngo batuvutse ibyakabaye bidufasha kugana heza kuruta aho turi. Kubera iyo mpamvu rero, kugira ngo tugirane ubumwe niko tugomba kubusigasira. Urubyiruko by'umwihariko, abakuze simbasiga kuko nibo bivumbikisho, ni nabo iyo byabaye nabi badutobera, tukamera nk'abarimo kuvoma mu mugezi ufite isoko irimo abantu barimo kumena n'imyanda. Wowe aho umugezi unyura ugakomeza uvoma ibirohanye kubera yuko ruguru ku isoko barimo kudutobera. Ababyeyi rero ntabwo tubwira urubyiruko twirengagije ko n'ababyeyi n'abakuze n'abasogokuruza bacu turabizi ko hano hari abantu bakuru baba barimo n'abo twasize mu rugo dukwiriye kubwira. Rimwe na rimwe batuvangira, ndetse hakabamo ariko n'ab'imfura nabo batwubakira urubyiruko rwacu rukarushaho kumva neza ibikwiriye kumva n'ibikwiriye kunozwa, hanyuma tukabasha gukomeza kubaka urubyiruko. Rero turugarukaho kubera yuko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu ibarura duherutse rya 2022 byagaragaje yuko abaturage bacu ibice 70% bigizwe n'urubyiruko. Bityo rero imbaraga z'urubyiruko ni imbaraga z'uyu munsi n'ejo hazaza. Kumva neza umurongo mwiza igihugu cyacu kiganamo ari nabwo butumwa Sena y'u Rwanda ishaka kubagezaho uyu munsi. Ni umusingi mwiza, ni ikivumbikisho, ni moteri yo kubona ejo hazaza hatanga icyizere. Kubera iyo mpamvu rero Sena y'u Rwanda irasaba urubyiruko ngo rwitandukanye n'umuntu wese uruzanamo amacakubiri. Twitandukanye n'umuntu ukwereka ko mugenzi wawe ari umwanzi wawe nta kibi yamukoreye. Byugaye umuntu cyangwa se umushime ukurikije ibyiza avuze cyangwa se ibibi yakoze. Nubigaya uba ufite ishingiro ry'ibihamya by'ibyo yavuze cyangwa yakoze, atari ukugendera ku magambo y'ibihuha ubwirwa n'abantu bakubwira ngo uriya muntu ngo kubera ko ari muremure ngo buriya ngo akwiye kuba n'umwanzi wawe, ngo uriya ngo kubera ko ari mugufi ngo n'umwanzi wawe, ngo uriya niba ari igikara wowe ukaba ari inzobe ngo ntabwo mukwiriye gusangira. Ibyo bintu mwumva bishingiye aho turi. Hari umuntu n'umwe wigeze ugisha inama ababyeyi be ngo bazamubyare areshya atya, asa atya, ari inzobe cyangwa ari igikara? Waba uri mukuru waba uri muto wadushira urutoki hejuru ukatubwira uti jyewe uko ndi ni jyewe wabyisariye. Ninde wabishobora? Ndahamya ko nta n'umwe wabishobora kuba yaza akaduha ubuhamya buvuga ko yagize uruhare ku ndeshyo afite, yagize uruhare ku isura afite, yagize uruhare ku ibara ry'uruhu afite. Nta n'umwe. Niba tutarabigizemo uruhare, nta nubwo dukwiriye kubigira impamvu yo kudutanya ngo bitubere impamvu yo kumva ko imbaraga za mugenzi wawe ukwiriye kuzipfusha ubusa. Mu rwego mu izina rya Sena y'u Rwanda
turasaba urubyiruko ndetse nabo babasha kugeraho abo babana, abababyara, ababavindimwe bakuru n'abatoya, yuko akwiriye kubona mugenzi we nk'imari afite, imari agomba gucungana icyo nakwita ishyari ryiza. Ishyari ryiza, nta muntu ucuruza adakeneye umuguzi uri buze kumugurira. Niba wakakubereye umuguzi ugiye kumugira umwanzi, uri bucuruza igicuruza bikorwe nabi. Niba warize ukaba ugiye kuba umwarimu, wagera mu ishuri ugatangira kuvangura abana wigisha, urakuraho abanyeshuri uri bwigisha. Wowe munyeshuri, niba umubyeyi yakubwiye ko mwarimu wawe ari mubi kubera ko ari inzobe cyangwa kubera ko ari muremure cyangwa ari mugufi, uri bwigishwe nande mu gihe wamaze kwishyiramo umwarimu ukora umwanzi wawe, kandi wagombye kumutega amatwi ukamufata nk'umuntu w'icyitegererezo ukwiriye kuvomaho ubwenge, akaguha igishoro uzubakiraho nawe ukiyubaka. Ubumwe bwacu bukwiriye kuba imbaraga zacu, imvugo ikaba ari ngiro. Mugenzi wawe ukajya umureba ukavuga uti uyu nguyu ejo ningura imodoka niwe uzambera umushoferi, uyu nguyu ejo nimba njyanye niwe uzaba arimo kuncungira umutekano, uyu nguyu ejo nimfungura iduka niwe uzaza kumpahira, uyu nguyu ejo ninshinga ishuri niwe uzaza kunyigishiriza abana. Ibintu ukabitekereza bityo mugenzi wawe ukamubonamo agaciro gahambaye, ukaba ugomba kubungabunga, kuko bajya bavuga ngo iyo induru zirimo kuvuga ku muturanyi wawe, ujye umenya ko rusibiye ruzazi wawe. Ibyago bya mugenzi wawe ni ibyago byawe. Ubaye uri umuntu mugisha, ntabwo wakwishimira ko mugenzi wawe hari ibyago bimugeraho ngo wumve uti nta kibazo ngewe ubwo bitangezeho ubu ngubu nta kibazo mfite. Ibyo ni ibintu byo mu buzima busanzwe bigaragara umunsi ku wundi, waba uri muto waba uri mukuru. Ingero zifatika uzazibona yuko mugenzi wawe niba atameze neza, nawe ubwawe nta cyizere ufite cy'uko ejo nawe uzaba umeze neza. Bityo rero gufatanya, wa mugani wawe bishe umwe, wa mugani w'ubumwe bwacu bwo arizo mbaraga zacu, wa mugani yuko abantu bagirwa n'abandi, ibyo bintu bikwiriye kutubera intero, kuko n'imvugo zavuzwe n'abakuru n'abatubanjirije kubona izuba dukwiriye kubakiraho, zikadusunika, zigatuma tubasha guhana agaciro buri wese akubaha mugenzi we. Ntibikubuze kugaya uwakoze nabi, ngo ushime uwakoze neza, ariko apana gushingira ku bitubaka, ku bidafatika, ku bihuha, ku mateka mabi, ku wagoretse amateka, ngo nawe wumve. Biratangaje kubona umuntu w'imyaka iri munsi ya 20 ari umuntu uri hariya arimo avuga ati ngira ngo mwabonye urugero kuri social media rw'umuntu w'urubyiruko w'imyaka itageze kuri 25, no kuvuga ko yavutse nyuma ya jenoside, urimo kurya inzoka bamaze kwica, akavuga kuko ndimo kurya inzoka ngo niko tuzarya abatutsi. Ese abatutsi ni bande? Wagakubaza, watanga liste yabo, watanga ikimenyetso, usibye umuntu gutungira ubutaka akakubwira turiya n'umututsi, uriya ni umuhutu, uriya ni umutu, atabikubwiye mbizi ukuri. Ubu ngubu washoboraga kureba umuntu wambaye imyenda ikeye ko turiya n'umuyobozi. Ubuse twese ko dusigaye dukeye, twese turi abayobozi. Nimubwire, washoboraga kureba umwana wariye neza, wavutse abona amata, akavuka abona ibyo kurya bihagije mu rugo, yabyirukana ibigango, afite umubiri mwiza, afite igihagararo gishimishije, baturiye n'umututsi ngo kubera ko bavuze ko ari muremure. Ese koko mutambeshye, ibara ry'uruhu, kureba isura y'umuntu, kureba uburebure, ubu mwese ntabwo mumaze kubona yuko ari agahenda abana abanzi badushyizemo kugira ngo dukunde tujyane, babona aho binjirira kugira ngo batwangize. Ibyo bintu se niba twamaze kubibona, kubera iki ushobora kongera kubishukamirizaho ukabishingiraho, ukavuga uti ibintu nibyo ngomba gushingiraho, kanaka sinzamuha akazi, uyu munyeshuri sinzamufasha kugira ngo dusubiranemo amasomo, uyu nguyu ntacyo twafashanya, uyu ntiyanguza amafaranga ngo nyamuhe, uyu ntiyagira gute, ugasanga wibereye muri ibyo ngibyo. Urimo gusigazwa inyuma n'amateka, urimo gutatira ubudaheranwa, urimo uraca intege nyakubahwa perezida wa repubulika, urimo uraca intege abakora ibyiza bishaka kuganisha heza u Rwanda. Kandi nta muntu utamenya icyiza, nta muntu utishimira ibyiza. Rero kuvuga menshi ntabwo ari yo kuyamara, ntabwo ari ko kuyamara, ntabwo nifuza kwizima mu magambo ngo mbataramishe kuri rino zuba, ariko ndagira ngo uko ikinyarwanda kivuga ko ngo
abwirwa benshi akumva beneyo. Ikizima kiri mu byo turimo kuganira mugifate mugishyire ku mutima, mukigire indoto, mukigire n'intekerezo z'amanywa, hanyuma kidufashe kudusunika ejo hazaza hakomeze kubengerana. Uko turimo gushima ibyiza by'uko twavuye ku mavunja tukava kuri nyakatsi, tukava kukurara mu byatsi, tukava kugira gute, tubone n'ibyiza bivuga ko aho dutuye haboneka imihanda ya kaburimbo, haboneka imbangukiragutabara zishobora kugera kuri buri rugo rwa buri muntu, haboneka abana badata amashuri, haboneka abafasha buri muntu wese ku buryo ntawe burara ku misozi dutuyeho, haboneka iki na kiriya ku buryo ubukene n'ibindi bibazo bibangamira imibereho myiza y'umuturage bihinduka amateka twasize inyuma, bikajya bigaragara mu nzu ndangamateka z'u Rwanda, n'abadusura bajya baza bakavuga bati aba banyarwanda babigenje bati, babigira bati. Kandi byaranatangiye, ariko kugira ngo bikomeze nuko imbaraga zacu zigomba kugaragara, tudacitse intege, tudasibye, tutarambiwe ngo narabikoze umwaka ushize uyu nguyu ntabwo ari ngombwa kongera kubikora. Ni uguhozaho ubuzima bwacu. Nta munsi ubusa utarya, nta munsi ubusa udakeneye kuryama cyangwa udakeneye gusinzira. Kubera iyo mpamvu rero wivuga yuko ibyiza wakoze bifite igihe cyo kuruhuka, ngo uvuge uti uyu munsi ntabwo ndi bukore. Ntabwo ariko bimeze. Rero mu izina rya Sena y'u Rwanda yanyohereje kugira ngo tuje kuganira uyu munsi. Ubu Sena y'u Rwanda ari mu turere twose tw'igihugu 30. Mu karere kose hari umusenateri nibura umwe wagiye ahagarariye Sena y'u Rwanda. Hanyuma n'izi nkuru nziza turimo gusangira tuzabishima twongeye guhurira mu kiganiro nk'iki ngiki, ubuyobozi bw'akarere cyangwa n'abaturage mwabo batanga ubuhamya bw'umusaruro wavuye intekerezo nk'izi, kuko baravuga ngo umudiho uva mu itako, nta muntu ukora icyo atatekereje. Iyo mu mutwe intekerezo zipfuye n'ibikuba birapfa. Rero twese duhagurukiye rimwe, ubumwe bwacu bukomeze kuba arizo mbaraga zacu. Ndabashimiye. Way
she